abanyabwenge baramenya feeling when you're doing exactly. Wari wiyumvamo ibyiyumviro ko ikintu ukora kuri iyi si aricyo wahamagariwe gukora. Cyagenye nawe uvuga atakazi nkora niko kanzanye kuri iyi si gukora kabisa. Apana wa wundi wicaye mu kazi agakora ariko yumva atagakunze. Ibyo dutanye batubaza. Everything inside you is moving. Cyagihe iyo uri gukora akazi wumva indani muri weho uhamanya neza n'umutuzo w'isi uvuga ati ninjye muntu. Gukora akazi kanzanye ku isi. Usoka mu modoka. Soka mu modoka. Abasirikare. Soka. Bese ku murongo. Icyakubaho cyose uri muri ako kazi. Uba wumva nta kibazo ufite pe. Kuba uri gukora akazi ukunda. Nuri kutubwira. Me neither. Nanjye rero nuko bimeze. Freelance. One can hope, right? Ariko reka twizere ko bizakunda tugakora akazi twifuza. Byatangiye nyiri umwana John Cena. Help people. Numvaga nifuza gufasha abantu. Or at least I wanted to. Byibura narabishakaga nubwo bankubitaga. What any noble red-blooded American. Ariko nakoraga icyo undi munyamerika wese yakora. Gerageza gufasha. Urakaza neza muri cabinet d'avocat yacu. Naje kuba umwavoka. Numvaga ari akazi keza ngiye. Guhaye karibu buri umwe muri twe. Turi famille. I saw it. A life of backyard. Ati mbaye umwavoka nabyo numvisha atari byo nifuzaga. Ati ubundi byose byatangiye. Nifuza kuzabaho nk'abandi bantu bo muri quartier nakuriyemo babusanga ari abaturanyi muri weekend ngo botsa inyama. Bari mu maproje ngo yo kubakira abaturage. Bategura ingendo zo gusohokera ahantu kure. A wife I probably didn't really know either. Kubana n'umugore nashaka babaturanyi bashaka ko muryamana ibintu nk'ibyo sinabikundaga. Nabitekereje nyiri muto. So I folded that hand. Mbona ubwo buzima sinzabamo mitambaho urutoki. Urabona igihe yatangiye kubitekereza katazabaho ubuzima nk'ubw'abandi akiri uruhinja. A year of law school left 6 figures. Tangije kwiga akazi maze kuba umunyamategeko. Mubare maze kwiga maze kubona akazi maze kuba umunyamategeko abaye umwavoka. Akazi k'ubwavoka kamembaga amafaranga menshi naragataye nigira mu gisirikare. Kuko numvaga ari cyo kintu nakora. Urabe umugabo yataye akazi k'ubwavoka kamuhemba neza ajya mu gisirikare. Abantu benshi baravuze ngo ndi umusazi. Ariko nanjye niko natekereje. Ikindi kintu namenye. Nakomeje kwitwara neza mpaka ngera muri special force. Ariko tubwira. Uratumwe tumanuke we. Ubuzima bwanjye bwa mbere. Nibwo bwa mbere nari mbayeho nishimye. Umunsi njya mu gisirikare nahise numva ariko kazi nari narahamagariwe gukora. Numva mfite amahoro. Hari igihe waba ukora akazi kariko kose ariko ayo kaba kaguhemba yose ukumva ni wishimye. Ariko hari igihe wayikorera akazi ukunda. A1 uburyo nawe wakwicaza muri office yo yaguha yose. I found myself. Ngo naje kwisanga. I found love. Naje kubona umukunzi turashakana. Dore nguyu. I found family. Yageze onza no kubyara. Most of all, I found family. Yaranabyaye. Mani tugire je. Abasirikare. Nibwo bwa mbere nari mbonye byibura intego y'ubuzima. Ahandi ubaho nawe wumva ko ari icumaze. Tugiye kuyigipimo cyacu ni President Venegas niwe tugiye kwica umugabo ntumwibagirwe. Tugiye kumwica. Abasirikare babahaye mission ba Amerika Special Force. Durire ku butaka mwana. Musora manuka mu ndege nuri kutuganirira tutarabona isura ye. Icyo gihe bari bagiye kwica witwa President witwa Venegas. Ndege taraparika barayirasa. Musore yari yamaze kugera ku mugozi. Urabe. Mu kirere. Urabe. Yo. Ndege parika nabi. Agiye kuri misiyo. Urabe. And just like that, nyine gutyo tu intego yanjye nari inyibuze. Nahise nsubira muri bwa buzima busanzwe nari maze igihe naranze kuzajyamo. Numvaga koko nsinzwe. Ubuzima bwo kujya kwicara agakora akazi nk'abandi bana akaba hatuje atari mu gisirikare ntaga bikunda. Ni John Cena yakoze impanuka umugongo ugira ikibazo ngo gwera icyo gihe intego ye yarayibuze. We yifuza kuzibera umusirikare yumvaga ari cyo kintu kimuha ibyishimo. Mason dore imidari bagiye bamuha.
umwana araza gukererwa ku ishuri aho ngaho. Umugabo ari kwirebera amafoto ari mu gisirikare, madamu ari kumuhamagara, dore nguyu. Mugabo waramutse. Mwana wa papa ntago wiborosha uri kunuka. Siko nagoswe. Nakana kagiye ku ishuri ngaka. Okay, you want to drive? Shaka gutwara oya. A few years it's all. Arabura imyaka mike ukajya untwara. Don't forget her seatbelt. Wambara umukandara wa mwana. Buckle your seatbelt. Kaza umukandara. Please. Ndakwinginze. Wave to mommy. Pepera mama wawe ataza kunyanga. Uriya mwana katampepeye. Ni mugabo mubujije. Yazanye umwana ku ishuri. Ku ishuri bimeze bite? Papa ku ishuri hari agahungu bita Chase. Buri gihe kantesha umutwe. Usiko kaba gashaka kunsoma papa kakankora n'ibindi bintu. Umva kana gato. Boy tries to kiss you, you're 9. Ufite imyaka 9 bagashaka kugusoma. Ufite imyaka 8. Even worse. Noneho nibyo bibi cyane. But the next time he tries to kiss you, ako gahungu ni kongera gushaka kugusoma. Uzaga kubita ingumi mu ngoto. Ingo turayizi ntago ndi ikigoryi papa ndayizi. hit him in the Adam's apple. Uzamukubite kuri Adam's apple. Like penises? Ni nko mu ntoryi? Yes. Yes. Just hit him right here. Uzamukubite ingumi mu ngoto ni yongera kukumenyera. Don't make it so he can't breathe for a little bit. Kugira ngo ananirwe guhumeka. Like hitting him in the penis. None se nyine ubwo urumva atari kimwe no kumukubita ku gapipi papa? Yesu Kristo.
ubwira umukobwa wawe ngo aze gukubita umuhungu mu ngoto is a lawyer. papa w'uwo mwana w'umuhungu umukobwa we yakubise uzi ko ari umwavoka A real lawyer. avoka wa nyawe ariko uve kuriho utari umwavoka wa nyawe umva agasuzuguro k'umugore mu rugo wowe urabwira umwana ngo akubite umuntu umwana amenya bya bintu yagiye akabikora agakubita agahungu mu ngoto I can't. abana barumva I'm not. none se ngiye narabyaye ngo bajye baza basomagura urabizi ugiye kwahukana gusohotse ube wahukanye ujye kwitekerezaho hanze niko bakora I'll go to my mom. cyangwa reka mfate umwana kasi twahukane tujye kwa mama oya ngerekana ahukane muba mwihaye igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo muticanira mu nzu cyangwa mugatongana bano bantu baba baradusize cyane ku buryo badashaka guserera ngo bakubitane ibikombe n'amapano ya iyo musere mwarakubwira ati ugiye ube witekerezaho cyangwa mbe ngiye kuko urakabije gake gake ariko mwe n'ugutaha umugore
kera yakoraga interview n'ibyamamara ari umwasama none ari kujya gukorana n'abaperezida. Iyo umunyamakuru Muginga ari kureba interview za kera nakoraga nkiri kumwe na bamurinda habi babateka mutwe je kureba no Muginga ari kureba interview nakoranaga na bamurinda habi umfa uyarakuza ari gukora interview z'abaperezida. Nibyo byonyine wabonye kuri internet se warebara nta interview z'ubwenge wabonye wareba. British passport we boarded in. Namenye ko bana kwambuye passport y'Ubwongereza. Probably moved here as a kid. Wimukiye muri Amerika uri umwana. For your guesses. Ndumva wanyizeho cyane. My Paledonia. Some sort of. Kuki ugiye muri Paledonia kira gihugu? This might shock you. Impamvu ngiye bishobora kugutungura ariko. Take a degree at Oxford to cover celebrity bar. Ntago nize muri Oxford kugira ngo njye njya gukora inkuru n'ibyamamare gusa. Gas fields in the world. Kira gihugu tugiyemo Paledonia kiri mu bihugu bicukura peteroli ku rwego rwo hejuru. Hemisphere and he doesn't. Ndetse ku buryo uriya mugabo yaramaze igihe kinini ibihugu byo mu burengerazuba byibaza uburyo ayoboramo igihugu cye ndetse n'amakuru yadakora interview n'imwe.
igihugu cyacu hashize igihe kinini abanyamahanga bifuza kuza cyangwa ibihugu by'ibihangange kuba byadutwarira ubutaka bwacu. Long time. Hashize igihe kinini pe. These outsiders have propped up my presidency. Ndetse rero kubera ngiye ntifuza cyangwa se najya nemerera abanyamahanga kuza ngo igihugu cyacu ibiri mu butaka baze babitware babikoreshe mu nyungu zabo. Niyo mpamvu abanyamahanga bifuza gukorana n'abantu bo mu gihugu cyanjye ngo bankure ku buperezida. I turn my back on my people. Ariko sinatera umugongo abaturage nyoboye. Yes. Yaba CIA ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba CIS, Only a tool. bose ni ibikoresho. There's like me in countries like mine. Biba bishaka gufata abayobozi nkatwe ngo bidukoreshe In the hands of CEOs kugira ngo imbaraga that make billions. zibiri mu butaka bwacu babasha kuba babiha abo bantu b'abanyemiliyari zabo bafite amakampani akomeye cyane babibyaza umusaruro wabo. So the je nanze ro kugurisha ubutunzi bw'igihugu cyanjye buri mu butaka. Abo bantu niyo mpamvu bashaka kunyica. The attackers seemed like professional soldiers. Abatwatatse nabonaga ari abanyamwuga bashaka kwica. Babaguze. An assassination attempt is scary? Urakeka biriya bintu biteye ubwoba byo kuba bashatse kunyica? Try telling the CEO of a global energy company uzagerageze utuke CEO w'ibigo bicuruza amapeteroli to go fuck his mother and what ubwire ngo ajye kuryamana na mama we % by the end. uzarebe ko ubukungu bw'igihugu cyanyu butahita bumanukaho 70%. Ugihamagara rimwe. The second chance. Iki gihugu cyacu cyahawe amahirwe ya kabiri. In my fist are lanthanides. Hari icyitwa lanthanides. Rare earth metals that are the ati byo ni amabuye y'agaciro asangwa mu butaka. for every new technology. Ayo mabuye y'agaciro asangwa muri ubutaka bwacu niyo akorwamo ibikoresho byose bya technology. Cell phones, tablets, cars, MRI, imodoka za electrique, imodoka amamashini ya MRI yari abakoresha kwa muganga. Ayo mabuye mbega meze bakoramo n'ibyuma niyo akora ibintu by'amatelefone. Ayo mabuye nje numva ngo no muri Kongo barayahacukura menshi cyane. They want to exploit our new resources. Ibihugu by'amahanga rero biba bishaka kuza bigatwara ayo mabuye yacu y'agaciro mu nyungu zabo. Trying to kill me. Bangiye rero ubutunzi bwacu ko bazajya baza bakabutwara. Niyo mpamvu bashaka kunyica ngo bansimbuze umuyobozi bashaka uzajya ubaho ubwo butunzi. Niko biriya bihugu bikora. Mi promesa y mi legado. Ariko isezerano nahawe abaturage banjye n'ibigwi byanjye ibiri mu butaka ngomba kubikoresha neza kugira ngo bigirire akamaro binateza imbere igihugu cyacu. Ntabwo bigomba guteza imbere ibihugu by'amahanga by'ibihangange. Wabonye ariko umugabo akunda igihugu cye n'abaturage be, ariko ibihugu by'amahanga by'ibihangange byirirwa bivuga ngo ni umunyagitugu. Buriya uzitonda buriya abayobozi benshi badakora ibyo ibihugu by'ibihangange bishaka babita abanyagitugu. Rero ngo mwagiye mubona abo ba Kadafi bitwa abanyagitugu bakahita banicwa. Ubu Libya muri kubona hiri abantu bigiraga ubuntu bakabaho ku buntu bakivuza ku buntu bakigira ubuntu, ariko igihugu ni amatongo. Abaturage nabo barabwiye umunyagitugu, ariko ubu bari kwicuza ati cyatugarurira uwo muntu twitaga umunyagitugu Kadafi bamukura
helicopter would land. arambwira ngira akajugujugu bari bohereje ngo abanyamerika yari irimo abasirikare bari baje kukwica, ariko barambwira ngo iri akajugujugu twebwe twari twayohereje abanyamerika ari natwe twayirasiye kugira ngo tukwereke ko ubutanu udasinya amasezerano yo kujya dutwara peteroli iva mu butaka bwanyu tuzohereza noneho kajugujugu ikazi gaparika ikakwicira. Of course I did. Bivuze ngo abohereje kajugujugu ni nabo bayirashe yari irimo bagenzi b'uyu musore n'abasirikare be. Bivuze ngo twe twarakoreshejwe twari nk'ibitambo. I'm very sorry about your friend, Mason. Wihangane ku bw'inshuti zawe zapfuye zarashwe n'abari babohereje. Mbega bohereje kajugujugu igeze mu kirere cy'uyu mugabo, abari bohereje bano basirikare bahita bayirasira, bahita babwira perezida tubonye ko ari kajugujugu twari twohereje tukanayirasira, ubutaha ntago tuzayirasa none izazi pariki kwica. Mbega yari nk'agasopo. You're going to tell the truth before they could take you out and replace you with somebody more user-friendly. Bivuze ngo barashaka kukwica mbere yuko utangaza amakuru kuri uriya munyamakuru ukavuga ibyo bintu byose. Ni impamvu ibihugu by'amahanga bikwanga. Yego, turahagiye ni hakurya iriya. Harani hagiye. Katururi. Umukobwa bamushimusi. Umugabo ya Jano aza senge. Ejo ni urugamba rukomeye. Ejo agomba kujya ngo muri presidence. Kandi barashaka kumutera kudeta. Katururi. Uyafashe cya telefone arasohoka. Za kuri telefone. Brother, Muvandi. you are killing me right now. None uri kunyica pe. Are you still with Ndakurambiwe. Ucyari kumwe na Fenegasiye. ties with the South Africans? Baba no muri South Africa narangiranyije nabo bampaye kontra. Ibintu bikora uko ushaka. Dude, we need to talk. Umva nkeneye kuvugana nawe pe. Sinzi icyo bagiye kuvugana. Abari bamuhaye kontra ngo yice president uriya yabihoreye. Boss we. Yaje kurya. Hako nino. So I agreed to trade you for Claire. Nemeye kugutanga kugira ngo Claire yaguma ari muzima. Cyane nyine wabikoze. It's a move I haven't totally thought through. Gusa rero narabitekereza neza ariko May I please use your phone? For what? waniza telefone yawe. Kora iki? I'm going to call someone I trust. Hari umuntu nanyica guhamagara nizera. Who's that? Ninde? Ni inshuti yanjye ya kera. The shadow leader of the opposition party too. Ni umuyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi bwanjye. Gusa twamukenera. Mu mujyi utari muzima, yindi muzima. Byiza wo kubona. Sasa umwopoza yavuga ngo ni umwopoza navuga rumwe n'ishyaka ryanjye reba ukuntu bayambirana. You say. Ntago ari njye wakwatatse ndabizi katari we wanyatatse. ¿Este quién es? Uyu ninde? This is my new American friend. Uyu ni inshuti yanjye y'umunyamerika, Very Mason. worried about you. Yarahangayikishijwe nawe. Friend? Inshuti y'umunyamerika? You really have hit bottom. Shamaze kuraburiza pe usigaye ugira inshuti z'abanyamerika. Ubwo nturi kurangira, nturi kuzima. Did you know we went to secondary school together? Wari uzi ko njye n'uyu mugabo twiganye segonderi? Jesuits. Kubaje sweet. And I can tell you something, they did not let us get away with anything. Ariko nta kintu na kimwe twakoraga ngo batwihorere. Nta kosa batoreraga. Delicious. Kararyoshye pe. Kararyoshye. Tell, Mbwira. what can the People's Worker Party and or the Armed Revolutionary Front of Ngaho mbwira. Nabaye bantu ushaka tugukorera uyu munsi, tugukorera iki? Umva. Just a petite favor, my friend. Njye ni agafaferi gato nyine we n'ishyaka ryawe ko mu nkorera. Umve. Uyu muntu yavuze ngo ni ishyaka. Umva. I gotta ask. Hari ikintu nshaka kubaza ariko. An espresso with a man who calls Utusangira ikawa n'umuntu on a daily basis and every uhora ugutuka. tough bomb downtown. Wa uriya muntu rero wirirwa gutega ibisasu mu gihugu cyanjye reka nkubwire ibyo. Reality, my friend. Umva. I pay Lovato in his resistance. We na ririya shyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye ndabishyura. For months, I let them blow up a car. Akangahe mu mezi angahe bakaza bagaturitsa nk'imodoka bagaturitsa inzu. It's like a steam valve, you know? Cyo giye babikoze. Hasohoka bimera nkaho hari akantu gasotse. Nanjye ngahita njya kubahiga nyine bikamera nkaho ndi kubarwanya. Umvishije ariko no munyepolitike yishyura ririya shyaka byitwa ngo nibavuga rimwe naryo n'ubutegetsi bwe rikaza rigaturitsa nk'imodoka rigaturitsa nk'inzu ahantu ubundi akahita abwira abaturage ati ndaje mbagarurira umutekano ngiye kurwanya bari abagizi ba nabi batavuga rumwe n'ubutegetsi bikitwa ko agiye kubarwanya kandi bakorana ari bamwe. Izo ni
zikamimbye neza miliyoni 5 z'idolari nta mafaranga atabaho muri Amerika ibihumbi 100 byaho bigura inzu 300 miliyoni none ibarinze itabaho urabizi tugiye kumarana umunsi ntabyo kujya mu kazi ngiye kuba nishimana na famille yanjye sibyo president yamutayemo miliyoni 5 agafilm